akenshi buriya uzarebe usuzugura abantu batandukanye. Hari abantu baba bazi gusuzugurana, ugasuzugura abantu batandukanye ukamubona ukavuga ati kabisa uko mubona nemere kumusuzugura, ariko ukamusuzugura utazi ejo azaba ari iki. Niyo mpamvu tuvuga tuti bibaye byiza wajya wubaha umuntu wese ubonye wese ukamwubaha ukamuha agaciro ke, kuko ntabwo uzi ejo icyo azaba ari cyo. Ushobora kuba uzi icyo none ari cyo ariko ntumenye icyo ejo azaba ari cyo. Niyo mpamvu rero abantu bose tubabwira tuti kabisa umuntu mwubahe uko ari. Uyu munsi ushobora kumusuzugura ejo ukazajya kumusaba amazi. Uyu munsi ushobora kumusuzugura ejo ukazisanga ari boss wawe. Uyu munsi ushobora gusuzugura umuntu ejo ukazisanga ari uri kujya gusaba imibereho. Uyu munsi ushobora gusuzugura umuntu ejo ugasanga ibibazo wagize niwe uri bukenere kugira ngo bigufashemo kubikemura. Ushobora guhura n'ikibazo ukaza gusanga wa wundi wagiriye nabi nibo biri bube ngombwa yuko ari bugikemure. Uyu munsi ushobora kugirana n'umuntu ikibazo ejo ukazasanga kuyobora, ukazasanga ari umuyobozi wawe, ukazasanga ari boss wawe, kandi bijya bibaho kenshi. Niyo mpamvu rero iyi mvugo bageranyije n'ubutaka, ati burya kenshi tugendera ku butaka tukabukoreraho ibyo dushaka byose, tukumva ko ari twe banyabwenge. Ibi rero bisobanuye iki? Burya kenshi tubana n'abantu tukumva yuko ari twe tuburenze, tukumva ko ari twe tubarusha ubwenge, tukumva ko ari twe abantu bahawe umugisha n'Imana, nyamara ntidutekereze ko none ari twe ejo bashobora kubabo. Iyi mvugo igakomeza iti nyamara ejo bwatwisubiza tugatangira kuburamya, kumenya agaciro kabyo. Nyamara nubwo ari ubutaka, nyamara ejo wa muntu wasuzuguye yagirirwa amahirwe, ugatangira kumuha congratulation, ugatangira kumufana, ugatangira kumwereka yuko umukurikiye, ugatangira kumwereka yuko muri inyuma. Mu by'ukuri se ibyo bintu birahari? Cyangwa ubikoze kubera wabonye ko hari indi ntera yazamutsemo, ubikoze kubera ubonye ko hari ikindi kigero agezemo, ubikoze kubera ubonye ko hari indi achievement yagezeho, akaba ari nayo mpamvu nyine uhisemo gukora ibyo bintu. Niyo mpamvu tujye twubaha abantu bose. Mu by'ukuri icyo none uri cyo ntabwo ejo ari cyo uzaba uri cyo. None ushobora kuba uri umukire ariko ejo ukaba uri umukene, none ushobora kuba uri umukene ejo ukaba uri umukire. Ikindi kandi abantu bagomba kumenya ni uko umuntu wese afite igeno rye, kandi ikindi nta muntu uzapfa adakennye ndetse n'uzapfa adakize. Ako kanya abantu bari bakazi bakabaye bubahana, ukamenya yuko none nimba ukize ejo ibyo ufite ari imizanyo, hari undi muntu uzaba ubifite ejo. Niyo mpamvu uzasanga none ufite amafaranga ariko ejo ayo mafaranga ufite azaba afite undi muntu. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga cyangwa se ubukire tugenda tubuhererekanya. Uzasanga none uyu muntu naba ari umukire ejo umwana wa runaka wari umukene niwe uzaba ufite bya bindi we wari ufite. Muri famiye bigende gutyo, kagende kaba guhererekanya iyo mitungo, guhererekanya ubwo bukire, guhererekanya uwo mugisha, kuko Imana yaremye umugisha ivuga ati buri muntu wese umugisha uzamugeraho. Ushobora kuzakira mbere, wamara gukira mbere nyuma ukaza gukena, warangiza ukazagaragara uvuga yuko Imana nta kintu yagufashije. Agura imitekerereze kiganiro cyica kuri Depende Sister TV gufasha gutekereza cyane, kwaguka mu bitekerezo, kureba kure ndetse no mu myumvire. Shoboka Depende Sister TV. Wow! Hari byinshi twumva ntibitwigishe kandi bifite isomo kubera ko twe tudafite ubushobozi bwo gusobanukirwa neza icyo bisobanuye. Ugasanga twebwe twumva direct meaning ariko ubucukumbuzi wapi. Ibi rero nibyo dushaka kwagura muri rubanda, maze buri umwe akarushaho kugenda asobanukirwa neza kurushaho. Iyo bavuze wumva iki, ese ubyumva ute? Wowe iyo ugiye kuvuga se ujye ugerageza kuvuga ibintu bike ariko bisobanuye byinshi, cyangwa uvuga menshi atagize icyo asobanuye. Uyu munsi mu kiganiro cyacu Agura imitekerereze tugiye kugaruka n'ubundi ku mvugo zoroheje kuzumva ariko bamwe bakiyumvira igisobanuro kimwe maze bakigendera. Wakwibaza uti ese aya magambo ko asobanuye byinshi amaze iki? Kuki muri Bibiliya se Yesu we yayibandagaho cyane? Ese ko hari abantu benshi bakunze kuyakoresha biterwa n'iki kugira ngo bayakoreshe? Abandi nanone bakavuga ati hari ubwo uba uri mu banzi benshi ukabona n'ujya n'undi kuvuga byinshi barahita bakumirira nabi, ugahitamo gukoresha imigani. Ese niki cyihishe mu migani? Nirihe banga riri mu migani? Nirihe banga riri muri ya magambo yagufasha? Nirihe banga riri mu magambo yakwigisha byinshi
utaruzi, kuko hari ibintu byinshi twumva ariko kubisobanukirwa bikatunanira. Hari n'abavuga ngo yaravuze, ariko ujye umenya yuko n'ubundi izo mvugo yaravuze n'ubundi byinshi biba biri muri ya migani, biba biri muri cya kinyarwanda gikomeye cyane kugira ngo umuntu wese akiyumvishe. Nge rero nk'ibisanzwe nitwa Justin Mind Harerimana, nige tujye kubana mu kiganiro cyacu Agura Imitekerereze. Nujye kure ya The Manifest TV, kora subscribe, share, like, comment, ubundi ukomeze kugenda ubona ibintu byinshi cyane bica kuri iyi channel cyangwa se kuri uyu muyoboro wa YouTube. Uyu munsi mu kiganiro cyacu reka tugaruke ku mvugo yaravuze. Hari abantu benshi baba baragiye bavuga ibintu bitandukanye, ariko reka tugaruke kuri izi mvugo kabisa. Murajya mugenda mwumva nawe uvuge ete se burya ni gutya ibintu bimeze. Iyi mvugo ya mbere igira iti: amahitamo y'umugabo nyawe ni ubwenge, kuko iyo ufite ubwenge uba ufite byose, naho ay'umugore ni amafaranga, kuko bizera ko amafaranga ari bwo butunzi. Gusa umuntu w'umugabo we abazi ko butaramba, niyo mpamvu n'ubundi batayizereramo. Gusa umugabo mvuze hano ntabwo ari uw'igitsina gabo cyangwa se igitsina gore. Aho wisanga mu byavuzwe haruguru cyangwa se wisanga mu byo tumaze kuvuga, ubwo aho niho ubarizwa, kubera yuko buriya amahitamo y'umugabo nyawe, impamvu bavuga ko ari ubwenge, kuko ufite ubwenge uba ufite byose. Impamvu buriya abantu benshi muri iki gihe usanga bagorwa n'ikintu cyo guhitamo ikibi n'ikiza, guhitamo ibintu bibiri. Ugasanga umuntu agiye mu gatsiko runaka atazi, adasobanukiwe, ari uko yananiwe n'amahitamo. Hari n'umuntu ubona ukuraho kuri n'ikinyoma aho kiri, ariko bikarangira agiye handi mu kinyoma kandi akabijyamo abizi, ari ukubera kubura amahitamo. Hano harimo mugenzi wanjye, ibi ni imivuga birabogamira umuntu tuziranye, ibi ni imbivuga biragira imbogamizi ku muntu runaka, kandi mu by'ukuri ibyo ngibyo iri kwanga kuvuga. Iyo uza kuvuga ukuri wari kurokora abantu benshi, ari nabwo twari kukwita umuntu w'umugabo, ariko wanze kugira icyo uvuga. Umugore nyine, impamvu twageranyije n'umugore nawe ko yiyumvira ko amafaranga ari cyo kintu cya mbere. Ntabwo umugore twavuze ari umugore usanzwe, ahubwo ni umuntu wese wifatiye imyumvire, ugasanga bakwishyura amafaranga kugira ngo ubeshye ikinyoma kandi ukayafata, ukabeshyira umuntu ikintu atigeze akora, ukakimuhamya mu rukiko, ukakimuhamya hirya no hino aho ugiye hose, ukagihamya umuntu ataragikoze. Ibi rero nibyo byose n'ubundi biri muri iyi mvugo kabisa. Nizere ko nawe hari ikintu wigiyemo, wize kuvugisha ukuri, ukiga guhitamo ikintu cy'ukuri, guhitamo ikintu cy'ubwenge, ikintu cyakugirira umumaro, ikintu cyakubaka sosiyete nyarwanda, ikintu cyakubaka buri umwe wese, akaba ari cyo kintu nawe uhitamo, ukavuga ngo amahitamo yanjye arahangaha. Indi mvugo nanone kandi igira iti: burya kenshi tugendera ku butaka tukabukoreraho ibyo dushaka byose, tukumva ko ari twe banyabwenge, ubutaka ari ibyondo, nyamara ejo ubutaka bwatwisubiza tugatangira kuburamya no kumenya agaciro kabwo. Iyi mvugo buriya akenshi ku bantu basobanukiwe neza bazi Kinyarwanda, iyi meaning mwumvise bwa mbere ntabwo ariyo isobanuye n'ubundi iyi mvugo. Iki mvugo isobanuye akenshi buriya uzarebe usuzugura abantu batandukanye. Hari abantu baba bazi gusuzugurana, ugasuzugura abantu batandukanye, ukamusubona umuntu ukamubona ukavuga ati kabisa uko mubona nemere kumusuzugura, ariko ukamusuzugura utazi ejo azaba ari iki. Niyo mpamvu tuvuga tuti bibaye byiza wajya wubaha umuntu wese ubonye wese, ukamwubaha, ukamuha agaciro ke, kuko ntabwo uzi ejo icyo azaba ari cyo. Ushobora kuba uzi icyo none ari cyo, ariko ntumenye icyo ejo azaba ari cyo. Niyo mpamvu rero abantu bose tubabwira tuti kabisa umuntu mwubahe uko ari. Uyu munsi ushobora kumusuzugura, ejo ukazajya kumusaba amazi. Uyu munsi ushobora kumusuzugura, ejo ukazisanga ari boss wawe. Uyu munsi ushobora gusuzugura umuntu, ejo ukazisanga ari uri kujya gusaba imibereho. Uyu munsi ushobora gusuzugura umuntu, ejo ugasanga ibibazo wagize niwe uri bukenere kugira ngo bigufashemo kubikemura. Ushobora guhura n'ikibazo ukaza gusanga wa wundi wagiriye nabi niwe biri bube ngombwa yuko ari bugikemure. Uyu munsi ushobora kugirana n'umuntu ikibazo, ejo ukazasanga kuyobora, ukazasanga ari umuyobozi wawe, ukazasanga ari boss wawe, kandi bijya bibaho kenshi. Niyo mpamvu rero iyi mvugo bageranyije n'ubutaka, ati burya kenshi tugendera ku butaka tukabukoreraho ibyo dushaka byose, tukumva ko ari twe banyabwenge. Ibi rero bisobanuye iki? Burya kenshi tubana n'abantu tukumva yuko ari twe tuburenze, tukumva ko ari twe tubarusha ubwenge, tukumva ko ari twe abantu bahawe umugisha n'Imana, nyamara ntidutekereze ko none ari twe ejo bashobora kubabo. Iyi mvugo igakomeza ati nyamara ejo bwatwisubiza tugatangira kuburamya, kumenya agaciro kabyo. Nyamara nubwo ari ubutaka, nyamara ejo wa muntu wasuzuguye yagirirwa amahirwe, ugatangira kumuha congratulation, ugatangira kumufana, ugatangira kumwereka yuko umukurikiye, ugatangira kumwereka yuko muri inyuma. Mu by'ukuri se ibyo bintu birahari?
cyangwa ubikoze kubera wabonye ko hari indi ntera yazamutsemo, ubikoze kubera ubonye ko hari ikindi kigero agezemo, ubikoze kubera ubonye ko hari indi achievement yagezeho, akaba ari nayo mpamvu nyine uhisemo gukora ibyo bintu. Niyo mpamvu tujye twubaha abantu bose mu by'ukuri. Icyo none uri cyo ntabwo ejo ari cyo uzaba uri cyo. None ushobora kuba uri umukire ariko ejo ukaba uri umukene, none ushobora kuba uri umukene ejo ukaba uri umukire. Ikindi kandi abantu bagomba kumenya ni uko umuntu wese afite igeno rye, kandi ikindi nta muntu uzapfa adakennye ndetse na n'uzapfa adakize. Ako kanya abantu bari bakazi bakabaye bubahana, ukamenya yuko none nimba ukize ejo ibyo ufite ari imizanyo, hari undi muntu uzaba ubifite ejo. Niyo mpamvu uzasanga none ufite amafaranga ariko ejo ayo mafaranga ufite azaba afite undi muntu. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga cyangwa se ubukire tugenda tubuhererekanya. Uzasanga none uyu muntu naba ari umukire, ejo umwana wa runaka wari umukene niwe uzaba ufite bya bindi we wari ufite. Muri famiye bigende gutyo, kagende kaba guhererekanya iyo mitungo, guhererekanya ubwo bukire, guhererekanya uwo mugisha, kuko Imana yaremye umugisha ivuga ati buri muntu wese umugisha uzamugeraho. Ushobora kuzakira mbere, wamara gukira mbere nyuma ukaza gukena, warangiza ukazagaragara uvuga yuko Imana nta kintu yagufashije, Imana ntacyo yakumariye, kandi mu by'ukuri yaguhaye amahirwe yawe uyatesha agaciro. Yaguhaye amafaranga ntiwayakoresha nk'uko wari kuyakoresha, gusa ni igeno ryawe, nta n'uwabikurenganyiriza kuko buri wese afite igeno rye. Ejo ushobora kuba wirirwa usabiriza, uri umukene, abana bawe barabuze amafaranga y'ishuri. Ejo babana bawe babuze amafaranga y'ishuri, babana bawe bize bigoye, babana bawe byagoye kugira ngo nabo bazamuke bagere aho abandi bageze. Ejo ukabona nibo bayoboye babandi biganaga, babonaga buri kimwe cyose. Niyo mpamvu rero tugendeye kuri iyi mvugo musaba ati jya wubaha umuntu nk'uko wiyubaha, wubaha umuntu wese kuko ejo he harahari. Buri wese azagira ejo heza n'ejo habi. Icyo kintu ukizi byagufasha kubaha n'umuntu. Nge rero nk'ibisanzwe nari Justin Mind Harerimana, ariko nkusaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Mind First TV kugira ngo ugende usobanukirwa n'utuntu twinshi tugenda tugushyiriraho, kugira ngo ugende usobanukirwa n'ibintu byinshi tugenda tuguhereza, kugira ngo ugende usobanukirwa n'amagambo menshi utari warabashije gusobanukirwa mbere, kugira ngo tujye tugusobanurira imvugo nyinshi zigoye kuziyumvisha, kugira ngo tujye tugushakira amagambo menshi, imigani, bya bindi bigufashe nawe ukazamuka. Iki ni ikiganiro n'ubundi agura imitekerereze. Njyewe nari Justin Mind. Ciao ciao. Agura imitekerereze, kiganiro cyica kuri The Mind First TV kigufasha gutekereza cyane, kwaguka mu bitekerezo, kureba kure ndetse no mu myumvire. Shoboka The Mind First TV. Wow.